ntara y'Iburasirazuba aho barimo gutanga impuruza bavuga bati sida imeze nabi cyane cyane mu baryamana bahuje ibitsina n'abakobwa bato irashyitanzitse. Musanze aho abantu 103 bafatiwe mu rugo rw'umuturage basenga binyuranyije n'amategeko. Musanze umugore afunzwe akekwaho icyaha cyo kwihekura. Ofisiye b'abacungagereza baba bafungiwe iyicarubozo. Burundi yakeje imbonerakure nyine azishimira yuko zirinda igihugu neza. Reka tubifuriza igitondo cyiza mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Bwiza TV mukurikirana inkuru n'ibiganiro byose bitambuka hanga. Nitwa Leo Davide, uri kumwe na Freddy. Ndavuga ngo sinye mvuga ngo ndacyayi. Se byongera ngo Freddy ndacyayise. Nanjye nahise mbimenya mpita mbi. Turi ku itariki 28 ukwezi kurabura iminsi mike ngo kuranga. Ubwo siyo mpamvu urimo gusimayiringa ko amatariki yagiye. Ariko ntabwo yaba ari wowe gusa. Abantu bose iyo amatariki yageze nk'anga abantu bose barasimayiringa. Iminsi irimo igenda yicuma umwaka urangira. Ikindi n'abantu hari plan baba barashyizeho barasetinze bavuga bati umwaka uzarangira hari ibi nibi tugezeho, bavuga bati reka dukore cyane kugira ngo tubashe kubigeraho, ariko ngo iyo byanze nyine biba byanze. Ngo iyo byanze biba byanze ngo ni nkende yurira ibiti bikanyerera. Yagize gikuvuga ngo ndanuziragira ngira kwima. Yagira nakwima buriya babizi nzo. Reka tubabwire yuko mu makuru y'uyu munsi tubuze kujya mu karere ka Musanze aho abantu 103 bafatiwe mu rugo rw'umuturage basenga binyuranyije n'amategeko. Ibi nabyo tubuze kubigarukaho. Ni mu gihe n'ubundi muri Musanze umugore afunzwe akekwaho icyaha cyo kwihekura. Nani makuru turaza kubagezaho na yahe Freddy? Ikindi nuko turi buze kugarukaho yuko Ndayishimiye cyangwa se perezida w'u Burundi yakeje imbonerakure nyine azishimira yuko zirinda igihugu neza. Ibyo byose turaza kubigaruka, ariko nanone tuze kujya Iburasirazuba hari impuruza ngo sida iraca ibintu. Irimo iraca ibintu rwose cyane cyane ngo nta nubwo ari no mu baryamana badahuje ibitsina gusa, kuko ngo no mu batinganye naho iragira gute, iravuza ubuhuha. Yego, ibyo byose n'ubundi turagenda tubigarukaho. Byose nibyo tugiye kugarukaho mu gihe kandi turi buze kugaruka kuri iyi nkuru. Hari inkuru yagazweho cyane mu Rwanda ku munsi w'ejo aho ngo hari abofisiye b'abacungagereza baba bafungiwe iyicarubozo. Byose reka tubigarukeho ndetse n'andi makuru menshi agiye atandukanye. Reka tubahe ikaze kuri uyu munsi wo kuwa mbere mu ntangiriro z'icyumweru, ndetse tubifuza n'intangiriro z'icyumweru nziza. Reka dore mu karere ka Musanze aho umugore afunzwe akekwaho icyaha cyo kwihekura. Ni mu kagari ka Buruba, umurenge wa Cyuva, akarere ka Musanze. Aravugwa inkuru y'umugore ukekwaho gukora icyaha cyo kwihekura nyuma yo kubyara ari ku ruhinja rukaburirwa irengero. Urumva yabyaye umwana arangije, ariko wamubaza umwana ngo ari he ntagaragaza ibisobanuro byaho ari. Abaturanyi be bavuga ko yabyaye umwana mu masaa 7 z'ijoro ryo ku itariki 27 Kanama 2023. Bagakeka ko yaba yamunize, dore ko mu masaa 8 ngo yagiye kwa muganga asiga umwana mu nzu ye. Akaba yemeza ko yagarutse mu rugo abura urwo ruhinja, akavuga ko imbeba zaba zamuze. Ngo ni ikibazo cyateye urujijo, aho abaturage bibaza uburyo imbeba zarya umwana zikarya n'imyambaro nyina yari yamufubitse. Mu kumenya icyo polisi ivuga kuri icyo kibazo, kino gitangazamakuru cyaganiriye n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru SP Jean Bosco Mwiseneza, avuga ko uwo mugore yamaze kugezwa mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kuri sitasiyo ya polisi ya Cyuve, ariko aho akurikiranyweho icyaha cyo kwihekura. Uwo mugore ari gukurikiranwa na RIB kuri sitasiyo ya polisi ya Cyuve akurikiranyweho icyaha cyo kwihekura. Asanzwe abana n'umugabo we mu buryo butemewe n'amategeko. Arongera ati nyuma yo kubyara uruhinja rwabuze ntirugaragara, kandi nawe ntabwo ashaka kugaragaza aho ruri. Mu butumwa SP Mwiseneza yagize ati birarenze kumva umuntu ashobora kwihekura akicira umwana nubwo bigikurikiranwa, kuko ntabwo biramenyekana uko byagenze. RIB iracyari mu iperereza, kuko bivuga ko yabyaye agasiga uruhinja mu rugo akajyana na nyirabukwe ku kigo nderabuzima, bagaruka ngo uruhinja akarubura. Hagati aho haracyakorwa iperereza. Ni ukuvuga ngo kugeza kuri ubu ngubu
nta makuru nyirizina azwi niba koko ku irengero ry'uwo mwana w'uruhinja. aho nyina avuga yuko ngo imbeba zishobora kurya uruhinja. Rubwita aravuga ati birashoboka ko yaba yarayiwe n'imbeba mu gihe nanone icyo twibaza imbeba ifite ikeka niba ari indi mbeba yitiriwe ku buryo yarya umwana umuntu kwa kuko ni ukuvuga ngo umwana uruhinja ruba rufite hafi ni ikiro cyangwa biterwa n'uko angana. hari uvukana ibiro 2 ikiro n'amagarama kugeza ku biro 4. urumva yego abenshi buriya bagarukiriza ku biro 4 n'utugarama dukeya, cyane cyane babandi baba ari banini. ariko hariho n'ushobora kuba rwose akavuka n'ikiro rwose n'amagarama avuka ubundi abafite average iri hagati y'ibiro 2 n'inusu na 4 n'inusu. ngaho ibaze iyo mbeba izigahite iryo uruhinja n'imbeba niyo wasiga ibiryo mu nzu kugira ngo imbeba izarye no kurya ururagara rumwe ngira ngo ibijyanga ibihazi bayahashwe. urumva ariko uyu mugore aravuga ati namusize hano mu nzu birashoboka ko ari imbeba zamuriye. kuko kwihekura nuko mu nkuru bigaragara yuko ngo abana n'umugabo mu buryo butemewe n'amategeko, akaba ariyo mpamvu se yuko uko kwihekura byaba bifitanye isano no kuba atabana n'umugabo mu buryo bwemewe n'amategeko. aho ngaho ushobora kwibaza ibintu byinshi David. ni ukuvuga ngo ahangaha niyo mpamvu nyine bahita bakubwira ngo ibintu biracyari mu iperereza, reka hanyuma hamenyekane ese byagenze gute. ariko Musanze ubundi ko mu minsi harimo udushya koko. niho Musanze iriya ntara yose irimo kugenda isimbura. mu minsi yashize Rusizi niho hari amabara bebuka tubigarukaho cyane. usanga umusaza yishwe yiyahuye yagize gute, ariko mu majyaruguru cyane cyane Musanze niho hari abakono, niho hari rwose niho bibera. mu gihe n'ubundi tukiri Musanze nk'uko tunari nabikomojeho abantu 103 bafatiwe mu rugo rw'umuturage basenga binyuranyije n'amategeko. abaturage ahangaha batawe muri yombi nyine 103 baturutse mu turere dutandukanye tw'u Rwanda. bafatiwe mu rugo rw'umuturage witwa Komeza Usenge Jacques w'imyaka 52. bimwe mu bintu bagenderagaho bavuga yuko ngo ijuru ntabwo rikorerwa. ntuzajye gukorera ijuru, ahubwo ngo ni iwabo w'abana b'Imana, nta mwana ukorera. njye ariko nakuze nigi ubwo bisobanura ngo mpindure imisengere n'imikorere. niba wajyaga wirwa uharanira gukorera ijuru ubivemo. abangaba niko babivuga. njyewe niyo myizerere yanjye. none se mu ijuru nta ndirimbo uzi tujya turima ngo mu ijuru niho iwacu wabizera. none se niba ari none ni gute wirwa ukorera kujya iwanyu kandi ari iwanyu? bano bakristo nibyo rero ngo bagenderaho, ngo bafatiwe mu rugo rw'umuturage witwa Komeza Usenge Jacques w'imyaka 52 mu ijoro rishyira ku cyumweru tariki ya 27 Kanama, aho polisi yemeza ko basengaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. nyine niko polisi ivuga. none se cyangwa ariko muri ino minsi haba hari inyigisho zigiye zitandukanye, cyane cyane hari izo bita ngo ni iz'ubuntu. iz'ubuntu wasanga wenda n'aba ngaba ari byo bagenderaho. gusa wenda hano inkuru irimo cyangwa se ikigaragaramo ni uko bakwemera yuko ijuru ridakorerwa, bakwemera ko rikorerwa. hano ikigaragara ni uko basenze bagiye muri ayo masengesho mu buryo butemewe. ubundi niyo nkuru naho wenda ibyo bindi wa mugani umuntu agira imyizerere ye. ariko hano ni uko ngo uwo umuturage nyine wari wakiriye abo bantu ngo yari yubatse ihema imbere mu gipangu cy'urugo rwe. bimenyekana ko basenga mu buryo butazwi nyuma y'amakuru yatanzwe n'abaturage. ibi ni hanyuma ikinyamakuru kivuga ko umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru SP Jean Bosco Mwiseneza yemeje ayo makuru. agira ati abasengaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko ntabwo bigeze babimenyesha ubuyobozi, kandi igihe cyose ugiye gukora ikoraniro ugomba kubimenyesha ubuyobozi, urabisaba ukabemererwa ukabona kubikora. twabimenye duhawe amakuru n'abaturage ubu bari ku biro by'akagari ka Rwambogo aho bari baganira n'ubuyobozi barimo kwigishwa. urumva
ahangaha rero ngo ntihigeze hamenyekana idini ry'abo baturage gusa bavuga ko ngo ari abera b'Imana nk'uko SP Mwiseneza akomeza bivuga abera b'Imana. urumva icyo leta ntabwo irwanya abantu basenga, ahubwo leta irwanya cyangwa se ntabwo ishyigikiye ko abantu basenga batagize gute, batabimenyesheje inzego, kubera ko ikoraniro iryo ari ryo ryose rigomba gukorana ariko bizwi n'iki n'inzego. So urumva hano rero icyo abangaba bashinzwe cyangwa se icyo ubuyobozi bwagarukagaho nuko batigeze babimenyesha inzego, ahubwo bikamenyekana biturutse mu ki mu baturage. Rero ugasanga ntabwo ari sawa. nguko ni ibivugwa nyine mu Musanze. Hanyuma se ubundi ariko tutari twavaho, uribuka ko no mu burasirazuba ngo hari abaturage bafashwe nabo basenga nka gutya, ariko bo diferanse cyangwa se itandukanyirizo nuko bo bavugaga bati mugire vuba isi irarangiye. Naho havugwa inkuru y'umwe mu bantu wiyirije ndetse akaza kugwa ahantu basengeraga, ndetse abari bari aho ngaho ngo benshi bahise biyirukanyira barakinga baramusiga no kubona apfuye nyine abaguye. Urumva rero ibintu by'imisengere biba bikwiye kugenda bikagarukwaho cyane, abantu bakabikora mu buryo bwiza kuko ntabwo bibujijwe, ariko bakabikora mu buryo butanyuranye n'amabwiriza agenwa n'iki n'inzego bireba. Tujye ku yindi nkuru y'aba ofisiye. Hari aba ofisiye b'abacungagereza baba bafungiwe iyicarubozo baba barimo gukorerwa iyicarubozo cyangwa baba bafunzwe kubera ko bakoze iyicarubozo. Nicyo cyaha bakurikiranyweho nyuma y'uko hari uwo bahohoteye mu buryo bukabije, ese nyuma akaza gutanga ubuhamya nyine agaragaza akarengane n'ibyo yakorewe. Rero bano ba ofisiye b'abacungagereza nabo bahise batabwa muri yombi. Aba ni ukuvuga ngo ni abofisiye b'urwego rw'igihugu rushinzwe imfungwa n'abagororwa ruzwi nka RCS, baba bamaze iminsi batawe muri yombi bakurikiranyweho ibyaha birimo gukorera iyicarubozo uwitwa Ndagijimana Emmanuel wafungiwe mu igororero rya Rubavu mu mwaka w'2020. Tariki ya 13 Kanama 2023 hasohotse video ikubiyemo ubuhamya bwa Ndagijimana wafungiwe by'agateganyo muri igororero akekwaho kuba icyitso mu cyaha cy'ubujura bwitwaje intwaro, aho yavuze ko yakubiswe byangiza umubiri we bikomeye, akekwaho umugambi wo gushaka gutoroka. Urumva ahangaha icyo bavuga nuko nyine uyu nguyu yari yafungiwe yakekagaho cyangwa se yari yafungiwe icyaha cyo gukoresha ubujura bwitwaje intwaro, ariko hanyuma aba ofisiye cyangwa se bavugwa mu mwandiko baramukubita bamugira intere. Urumva kandi ibyo bintu byo kwihanira ngo avuga ko yakubiswe byangiza umubiri kugira ngo bamukuremo amakuru. Ahanga ngo uyu musore ni umusore utuye hariya mu karere ka Rubavu n'ubundi yagize ati, ariko icyo gihe yavugaga arimo atabaza nyine nyuma y'uko avuye muri gereza yaravanyemo ubumuga bwaturutse kuri gereza yafungiwemo n'abantu bamukutiye. Ni gute we yavuyemo ntibimenyekane, arimo nta buyobozi gereza ifite ku buryo yari kwiyambaza? Ese Freddy, ukurinda abaye ari we gukubita wajya kuregera nde? Ari we uguha uruhushya? Ari ukuvuga ko ari ukurega uregera. Ibyo ntabyuma. Nagize ngo wenda ni nk'abasirikare, ni nk'abaofisiye b'abacungagereza wenda n'ubundi nibo bamukubitaga aba ofisiye. Ariko hano wenda reka iyi nkuru yose tuyicemo. Ahangaha uyu musore utuye mu karere ka Rubavu mu ijwi ritabaza yagize ati, nari nshaka kubagezaho inshuti bavandimwe ihohoterwa nakorewe mu gihe nari mfungiwe muri gereza ya Rubavu. Naje gukekwaho icyaha cyo kuba icyitso ku cyaha cy'ubujura bwitwaje intwaro, batujyana mu igororero rya Rubavu. Ninjiyemo mu kwezi kwa 11 ariko nafashwe ku itariki 12 z'ukwa munani 2020. Ndagijimana yasobanuye ko hari bagenzi be bari bafunganywe muri brigade bafashwe baganira ku buryo bigeze gutoroka, bakekwaho gutegura uko babisubira. Ngo mukobozi 2020 SP Uwayezu Augustin wari umuyobozi wungirije w'igororero rya Rubavu yahamagaje inshuti zabo kugira ngo
zibazwa amakuru nawe ahamagazwamo. SP Uwayezu turi n'undi turuze kumugaragaza ku mashusho ari buze gutambuka mu kiganiro, ngo akimara kwagera SP Uwayezu yahise andubika muri Yorodani yubatswe muri 2016, imwe bashyiramo amazi bakibizamo abantu, banyibizamo, bamaze kunyibizamo bankuramo imyenda, baravuga ngo ubu noneho nakubaza. Ndavuga ngo nta kibazo wambaza, kuko nabonaga bari gukubita abantu biteye ubwoba, nanjye nahise mpahamuka ngira ubwoba. Avuga ko yabwiwe ko azi umugambi wa bagenzi be wo gutoroka, asubiza ko ntacyo awuziho. Ati yari afite inkoni y'isinga ry'umuriro, yari ari gukubitisha abantu inkoni, barayinkubitisha, bafata intebe ya sheze banshyiraho umutwe n'amaboko kugira ngo ntinyagambura. Yarankubise, arankubita. Ngo SP Uwayezu yategetse abandi bari kumwe gukomeza gukubita aba bafungwa kugeza bemeye ko bafite umugambi wo gutoroka igororero. Bikorezwa n'imifuka iremereye y'umucanga, ari nako bakomeza gukubitwa. Ndagijimana yerekanye ko umubiri we wangiritse bikomeye cyane ku kibuno, ndetse avuga ko yajyanywe kwa muganga, ntiyafashwa bihagije bigera ugakuramo ubumuga buhoraho. Ahangaha ngo nyuma y'uko iyi nkuru igiye hanze, nyuma y'aho iyi nkuru y'amashusho isohoka, ivuga ko hari abofisiye ba RSCS batawe muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha barimo SP Gahungu Ephraim wari umuyobozi w'igororero rya Rubavu muri icyo gihe, avugwaho gushaka guhishira ikibazo cya Ndagijimana no kumushinyagurira na SP Uwayezu. Ntacyo umuvugizi wa RCS yasubije umunyamakuru wa Free Plus wamubajije kwitabwa muri yombi ry'aba ofisiye kuri wa 26 Kanama, ubwo hari ku munsi wa gatandatu. Umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB nawe ntabwo araboneka ngahe bwiza amakuru yamusabye kuri iyi dosiye, mu gihe ntacyo byakwangiza. Gusa nubwo abavugizi b'inzego zombi bataravuga kuri iki kibazo, aya makuru amaze iminsi akwirakwira mu bacungagereza n'ababaye bo nka Mutamaniwa Flame ugeze gushingwa iperereza muri gereza ya Nyarugenge, akaba n'umwe mu bakuranye na bamwe bivugwa ko batawe muri yombi. Yatangaje ko nawe yamenyeye amakuru kuva tariki ya 16 Kanama 2023. Mutamaniwa utakibarizwa muri RCS yatangaje ati nge nabimenye ko ubanza ari mu matariki nka 16. Yongeraho ati gusa ibyo wibye nibyo usarura. Niba bakubwiye ko umugororwa agomba gucungirwa umutekano, agahabwa uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo, kuvuga ibitagenda, akakubwira ati ngewe ndabangamiwe, ntabwo umugororwa kubitwa, kugororwa no kwigishwa. Amakuru ataremezwa n'urwego na rumwe rubifitiye ububasha aravuga ko bamwe mu batawe muri yombi bafungiye mu karere ka Rubavu ahakorewe icyaha, gusa ngo hari abafatiwe mu mujyi wa Kigali. Ngaho nguko nyine gusa nuko wenda nta rwego rurabyemeza, ariko mu gihe bano bagabo baba bafunzwe baba bagomba gukurikiranwaho, kuko wa mugani ntabwo umuntu yafunzwe ntabwo biba bisobanura ko agomba gukorerwa torturing cyangwa se iyicarubozo, nk'uko bigarukwaho n'uyu mugenzi w'abakobwa ati niba umuntu afunze ntabwo bivuze ngo oya, ntabwo ari ukuvuga ngo hari ubundi buryo. Icyambere cyo zino nzego ziba zarigishijwe, sibyo, ziba zifite amahugurwa ahagije ku buryo bashobora kubona amakuru, sibyo, batarinze kugira gute kubabaza yaba roho cyangwa n'umubiri, sibyo. Ubwo buryo rero nibwo baba bakwiye gukoresha kugira ngo babone ayo makuru, batagize gute, batafashe izo nsinga koko cyangwa n'izo nkoni, kuko yaravuga ati bankubise insinga, umubiri wanjye barawangiza, kuko no kugira ngo atinyuke ngavuge ni ukubera nyine ibyo yakorewe, ko hari igihe ubona ubuzima bwawe nta kindi sigaje, niyo nakifira ariko ukuri nkagushyira hanze. So rero niba koko ari byo, aba bagabo bakaba barafunzwe, babikurikiranweho pe, babikurikiranweho rwose. Kuba baratawe muri yombi bagatangira kubikurikirana nuko ari ikintu gikomeye, kuko hari n'abandi benshi. Hari uyu nguyu uvuze, nyuma ye hazavuka n'abandi nabo bavuga, hari n'abandi wenda batavuze, niba ko n'abandi batavuze. Buri wese nyine uko ababaye nibyo bimuha niko ataka, uko ababaye niko ataka. So rero ugasanga
ntabwo rwose ari byo, n'abandi wa mugani bashobora kuba bafitanye link nabo n'ayo mahano bagomba gushakishwa kuko bagatabwa muri yombi. Batujyana kuri ya nkuru yindi wavugaga yavuga ko sida iraca ibintu sida. Aho nta handi rero ni hehe, ni mu ntara y'Iburasirazuba, aho barimo gutanga impuruza bavuga bati sida imeze nabi cyane cyane mu baryamana bahuje ibitsina n'abakobwa bato, irakitanzitse. Urumva noneho ni ukuvuga ngo iyo ikintu cyageze ahantu kigasya kitanzitse, gusa utanzitse wenda urabona hari ukuntu ushobora gushyira urusyo. Urabona sinzi wenda we niba bizi, urusyo bararushyigikira kugira ngo bashyire wenda niba ari amasaka bagiye gusya, sibyo? Bari ubyo bita urusyo, byo bita ingasire. Iyo ufashe nk'amasaka n'urugero, niba ari ugiye gusya, hari ukuntu bashyigikira nyine urwo rusyo, barangiza noneho bagashyiraho ibyo bagiye gusya, noneho bo hari ukuntu ugenda wegeranya nyine ibyo ugiye gusya. Noneho ahandi rero ubwo ni ukuvuga ngo ni ugusya utanabyegeranya. Ibyo ntabyo kwibegeranya. Nibyo rero biba birimo gusobanura yuko aho ngaho irimo kugira gute gusya itanzitse. So aha ngaha ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyagaragaje ko mu turere 10 twa mbere mu Rwanda turimo abarwaye sida bafite ubwandu bushya, intara y'Iburasirazuba ifitemo 5, mu gihe abaryamana bahuje igitsina n'abakobwa bari munsi y'imyaka 24 bari mu yandura cyane. Hanyuma hano iyi mibare yagaragajwe kuri uyu wa gatanu, ubwo mu ntara y'Iburasirazuba hatangizwaga ubukangurambaga bwinshi bw'iminsi 14 bwo kurwanya ubwandu bwa virusi itera sida. Umuyobozi ushinzwe kurwanya virusi itera sida n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina Dr. Ikuzo Basile yagaragaje ko mu Rwanda abafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida ari 218,314. Intara y'Iburasirazuba ifite abafata imiti y'ubwandu bangana na 49,505. Abagera kuri 66% muri aba bafata imiti nibo bagabanya ubwandu. Hano urumva, hanyuma Dr. Ikuzo yemeje avuga ko ubwandu bushya bwinshi buri kwiganza cyane mu rubyiruko, aho ngo nibura abakobwa bafite kugeza ku myaka 24 bafite ibyago byinshi byo kwandura. Urumva hano noneho ati mu Rwanda nibura 35% y'ubwandu bushya buri mu rubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 kuri 21. Bahungu b'imyaka 15-19 bafite amahirwe make yo kwandura ugereranyije n'abashiki babo banganya imyaka. Dr. Kuzo kandi yagaragaje ko nibura mu turere 10 turimo abafite virusi itera sida benshi, intara y'Iburasirazuba ifitemo 5. Mu Burasirazuba mu myaka 10 ishize ubwandu bwa sida bwiyongera bukomeza kuzamuka, nko mu mwaka wa 2010 bwari kuri 2.1, bugera kuri 2.4, muri 2014, 2015 2.5, mu mwaka wa 2018 ubwo byahise bigera kuri 19%. Subwo bihita buzamuka. Gusa hano muri Kigali aho bwagiye bugabanuka, ariko ahandi bwongeye kuzamuka mu gihe gishize ni mu Burengerazuba, kuko bwavuye kuri 2.4% mu 2014 na 2015 bugera kuri 2.8% mu 2019. Icyo tuvuga wenda reka twigarukira kuri no ntara y'Iburasirazuba irusha cyangwa se ifite uturere twinshi mu gihugu mu bantu banduye sida. Aha ngaha icyo bakunda bagarutseho nuko no mu myaka n'abafite imyaka 15, use nk'aba ba 15 twavuga ko ari uburyo bwo kuba barayivukanye cyangwa nabo bijandika muri ibi bikorwa byo gukora imibonano mpuzabitsina. Aha ngaha harimo abayivukanye, hari n'abandi bagenda bayandura ku ruhande, ko barakubwira ngo urubyiruko by'umwihariko abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka 15-19 bafite ibyago byinshi byo kuba bakwandura ugereranyije n'abasaza babo bari mu myaka imwe. Noneho hano rero ikigaragara nuko ubusambanyi cyangwa se imibonano mpuzabitsina muri iriya ntara ibiri hejuru. Yes,
iri hejuru cyane. Nese twavuga ko ari ubushyuhe bwinshi, twavuga ko kubera ko wenda intara iriya ntara yibasirwa cyane n'ubushyuhe cyane cyane wenda mu gihe cy'impeshyi, ariko noneho mu gihe cyashize hari igihe bigeze gutera urwenya, sinzi gavana wari uriho icyo gihe, ngo bamubajije impamvu muri iriya ntara bakunda kubyara abakobwa babo bakunda kubyara inda zitateganyijwe. Kuko n'ubundi hano bavuga ko mu bangavu cyangwa se mu bakobwa bagiye kwipimisha cyane abo ni muri iyi ntara y'Iburasirazuba, abenshi bari abakobwa bari munsi y'imyaka 18. Urumva iyo ugiye kwa muganga ari nabwo bisuzumisha sida, kuvuga ngo ikigero cya byibura abantu 12% nibo bagiye kwipimisha nyine mu gihugu hose ugereranyije, kuko babara 7% mu gihugu cyose, ariko iyi ntara niyo yihariye. Uwo muyobozi rero ngo baramubaje ngo kubera iki babyare mu buryo butateganyije, avuga ati nuko hari ibihuru byinshi. Hari ibihuru byinshi. Ndibaza ibihuru ukuntu bigira uruhare mu kuba abantu bagira gute babyara. Hanyuma hano ngo ubusambanyi mu bakiri bato rwose mu Burasirazuba, ibi nibyo twari turimo tugarukaho yuko imibare wabigarutseho cyane, wagiye ubigarukaho kubera iki basambana cyane. Ahangaha harimo abakora umwuga w'uburaya nk'uko ese niho hari indaya nyinshi, ariko hano nabyo ni ibintu bishingirwaho bavuga ngo ni bimwe mu bintu byakongera sida. Kuko Fred nugenda ugahura n'uwo mwana n'uwo muntu runaka uyifite, uraza kugenda uhure n'umwana w'umukobwa, ntabwo uri buze kwitangira uvuge ngo ndangirije ahangaha ndahagarikira ahangaha. Uzagenda uhure n'umuntu nawe aze kuza guhura n'undi, gutyo bigende bigira. Noneho rero ikigaragara rero ni uko muri ino ntara bagomba gukora cyane cyane niba ubusambanyi bwarabananiye kubureka nk'uko imibare bigaragaza, sibyo? Ikintu bakore campaign cyangwa se ubukangurambaga bwo gukoresha agakingirizo. Nuko hari aho nabonye bavuga ngo bwaranahenze, noneho aho ugiye hose usanga abantu batangaza bati ubukingirizo bwarahenze, bivuze ko umubare w'ababukoresha wabaye mwinshi. Hanyuma ni ukuvuga ngo demand yabaye nyinshi, quantity supply iba nkeya. Nicyo bisobanuye. So rero icyo bakore ubukangurambaga cyane cyane, wenda ngiye buriya icyo mprefera cyane cyangwa ubwo nashishikariza abantu cyane nubwo kwifata, bakifata kugeza igihe barushingiye, ariko niba byanze bagerageze n'ubundi bakoreshe ako gakingirizo. Ahubwo se ndi kubona ko n'ahangaha mu baryamana bahuje igitsina niyo naho imibare yagize gute yazamutse. Ubwo aho hose rero ni campaign ziba zigiye zigomba gukorwa cyane. Reka tuve kuri ino nkuru David. Reka tujye mu Burundi. Perezida Ndayishimiye yakeje imbonerakure zishimira kurinda igihugu. Ni mu gihe mu minsi yashize benshi bagiye batera imbonerakure mabuye avuga ati bano bantu barangiza, barica, barahohotera abaturage, ariko bamwe ntekereza ko ari ibintu byatunguranye kumva perezida w'igihugu Ndayishimiye abashimira. Perezida w'u Burundi nyine Evariste Ndayishimiye kuri wa gatandatu tariki ya 26 akanama yakeje imbonerakure azishimira kurinda imipaka y'igihugu, anazihamagarira kongera amarondo ya nijoro. Avuga ko hari abana hari Imana haba, avuga ko ahari Imana haba hari na Sekibi. Hari mu birori byo kwizihiza ku nshuro ya 7 umunsi wahariwe imbonerakure. Ni ibirori byizihirijwe mu murwa mukuru w'intara ya Makamba mu majyepfo y'u Burundi, aho perezida Ndayishimiye yari ategerejwe cyane kimwe n'ijambo rye. Aha rero yashimiye urubyiruko rw'ishyaka CNDD-FDD kubw'ukuntu rurinda imipaka y'igihugu. Ati Burundi burarinzwe kuko dufite imbonerakure, utabyemera azaze kuvogera imipaka yacu. Perezida Ndayishimiye akaba yabivugiye imbere y'abayobozi, abahagarariye CNDD-FDD n'intumwa zavuye mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Yaziratiye amahanga. Wakomeza wenda yego, yakomeje agira ati imbonerakure zifite ubushobozi bwo kwirinda, yego, buri muryango muto w'imipaka yacu, nta muntu n'umwe ushobora kubaca muri humye. Ndasaba gukomeza kuba maso kuko ahari Imana, yego, haba hari na Sekibi. Imbonerakure itamara ijoro irimo gukora irondo ntabwo ikwiye iryo zina.
hano kuri Perezida Ndayishimiye nk'uko iyi nkuru tubwiza ikesha SOS Media Burundi, ikomeza ivuga ko umuryango w'abibumbye w'ubumwe bw'Uburayi yasize icyasha isura y'imbonerakure kubera ko zaburijemo iyicwa ry'u Burundi no kubutera 2016. Hanyuma hano nuko yavuze kandi ko imbonerakure ikennye idakwiye kubaho mu gihugu gikungahaye ku mutungo kamere. Ngayo nguko no kuvuga ngo ngaho nguko nyine ibivugwa mu Burundi ku bijyanye n'imbonerakure, ni mu gihe hari bamwe mu baturage n'ubundi bagiye bazinenga yuko zagiye zihungabanya umutekano wabo, ndetse mu minsi yashize bakagaragara mu bikorwa bitari byiza. na EU ariko yagiye zinenga cyane cyane aho bagiye banengwa n'uburyo bwagiye bakoresha imbaraga z'umurengera mu guhungabanya umutekano w'abaturage ndetse n'ubwicanyi bwagiye bubavugwaho cyane cyane muri 2015. Ariko uyu Ndayishimiye donc arimo kuzitokora avuga ko ari uburyo ahubwo zakoresheje mu kubumbatira umutekano w'igihugu icyo gihe kugira ngo ni nko kwimana Burundi. Nicyo hano ashaka kugarukaho. Hanyuma ndumva ari ibyo kuri iyo nkuru y'imbonerakure. Twasoreza ngaha tugashimira abantu bakurikiye ikiganiro cy'uyu munsi kuri uyu munsi wa mbere. Bakomeze kugira ibihe byiza, ndetse bakande subscribe batarabikora, n'abandi bakoreshe ya comment ku biganiro bitandukanye bicanga. Mugire umunsi mwiza. Nitwe